mu kintu abanyabugesera dukizeho cyane muri byinshi harimo n'amajwi agororotse, sibyo? Ndagira ngo rero turusheho aho ngaho n'abanyamujyi hano badufashe n'amadarapo yacu. Paul Kagame oye! Siwumva se? Murakoze nyakubahwa chairman w'umuryango wacu FPR Inkotanyi. Amazina yanjye nitwa Ingabire Butera Jeanne, ariko abenshi bakaba banzi nka Butera Knowless. Ndi umuririmbyi cyangwa se umuhanzi, niwo mwuga wanjye. Nyakubahwa chairman, kubona aho umuntu ahera naho asoreza avuga ibigwi byanyu, avuga ibyo mwadukoreye nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, biragoye. Ntaho wahera, ntaho wasoreza. Ariko njye ndibuka nyuma y'uko muhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, haba ku muryango wa papa n'uwa mama nasigaranye n'abantu 3. Hanyuma ariko nta gihe cyaciyemo, 2 nabo baragenda. Muri abo 2 hari harimo na mama wanjye, nsigarana n'umuntu umwe. Noneho uwo muntu umwe nawe yari mutoya, ubundi yari akenewe nawe kuba yabona umuntu umurera, ariko afata inshingano zo kurera akana yari asigaranye. Ariko ngewe tuba mu kazi gato cyane, ubuzima buba ikibazo. Hanyuma akajya ashaka uburyo ki twabaho, abona akazi k'ubwarimu aragenda, ariko akabona ahantu kure cyane, bikajya bituma ansiga mu gitondo nka saa 9 z'ijoro, ndetse akagaruka bitinze, nkasigara muri ka kazu. Ako kazu twakitaga ikibahima, kubera yuko nyine katurutiraga kuba hanze, nkasigara muri ka kazu. Rero nari mfite akadefu, nagiraga ubwoba, natinyaga ijoro, nkavuga se mana yanjye no ibintu bizashobokara. Hanyuma nza gushaka tekinike, ndavuga rero ubu bwoba ntabwo buzashoboka. Ngewe ngiye guhangana n'iri joro n'amanywa, nzajya ndara nsakuza, mbyuke nsakuza, ndirimbira hejuru, ku buryo niba ari umugizi wa nabi, niba ari umujura, niba se wenda ari igisimba, kuko narakana gato mvuga n'igisimba cyansanga mu nzu kikananjye, cyangwa se umuntu waba yamenya amakuru akavuga ati uyu mwana w'umukobwa ari mu kazi uko wenyine nanamuhohotera. Ibyo bintu byose nibyiteranya bikumva rwa rusaku biceho, bivuge biti kano kazu kararinzwe. Ibintu narabikoze, tekinike icamo, nta kintu nabaye. Hanyuma urwo rugendo natangiye amashuri abanza primaire, ndayiga irarangira, ariko mu kurangira tugera koba tuvuga se noneho secondaire umuntu arabigenza gute? Ibintu byari ibibazo, turi kubunza imitima tugira gute, dusanga mwaduciriye inzira nyakubahwa chairman. Secondaire narayize irarangira, nta giceri mutwishyuriye. Ibyo ntabwo byarangiriye aho ngaho, na universite nayo ndayiga irarangira. Ariko hagati ubwo ngubwo niho natangiriye n'umwuga w'ubuhanzi n'ibiki, n'akantu kagenda kaboneka, akantu ni amafaranga nyakubahwa chairman. Noneho hanyuma ntangira kuvuga rero ibintu biri gucamo, akantu kari kuza fine, ariko nakomeza n'amashuri nta kibazo. Nkomeza no mu cyiciro cya 3 cya kaminuza cyangwa se masters. Nshakisha ishuri ndibona ku ishuri ry'abanyamerika riri hano mu Rwanda ryitwa Oklahoma Christian University. Njyayo bankubita ibiciro, none ibyo biciro birahambaye, biri hejuru. Umuntu umwe arambona avuga se ko mbona uri ahantu gutya, amafaranga ubwo nta guteye ubwoba? Ndavuga niko bimeze. Arambwira ati rero genda ushake 1/2 cy'ayo mafaranga, kubera yuko andi yose asigaye guverinoma y'u Rwanda mubereye umuyobozi nyakubahwa chairman barabirangije, barayishuye. Umubyeyi. Hanyuma urugendo rurakomeza nyakubahwa chairman. Murumva nababwiye akantu karaboneka, nari mfite inzozi nyinshi cyane. Mu nzozi nyinshi zaciyemo n'izitaracamo harimo no kubaka inzu, kuko naravugaga
aka kazu nakuriyemo gatoya nkeneye inzu nini ku buryo icyumba nzajya mba naryamyemo atari icyo mbyukiramo mu rwego rwo kwisanzura. Hanyuma ntangira gushaka rero ahantu nagera Kigali nkabona akantu k'akabanza gatoya ntabwo bishoboka. Ahantu hose nkabona ntabwo mishimiye. Ndakomezanya kwa chairman fatanyije n'umufasha wanjye Clement turamanuka turenga kiriya kiraro Gahanga. Tubona hariya agasozi hejuru ahantu bita tugera ahantu bita Karumuna. Ubwo nuko nguko twinjiye Bugesera, nuko nguko ninjiye. Abantu ba Karumuna barahari na Bugesera muri rusange. Twageze muri uriya musozi nyakubahwa chairman tureba kariya Akagera. Wahagaze ari amazi uhita ubona ari urwererane. Ibintu byo kubasana Nyabarongo ntabyo ushobora kubona. Twese tuvuga naha nta n'ahandi, naha twashakaga. Nitwaza twenyine, amakuru ntitwayiherana, dushaka abagenzi bacu ba Tom Close, ba Platini, ba The Ben, abartiste batandukanye ndetse n'inshuti z'imiryango kuko twari twarabonye n'imiryango. Turaza turubaka. Ariko muri iyo process nyakubahwa chairman bana abanyakigali nabo ntabwo baboroshye. Nabacane bamwe muri bo ntago ari bose. Baguca intege baratangira bavuga se ririya shyamba mugiyemo muhunze iki mugiye mu ishyamba kwiyahuramo noneho. Bakatubwira bati rero niba muri abantu bigize abantu bakunda ibidukikije amashyamba mutwemeze mugende mu mashyamba ya za Nyungwe tubabone tubashime tuti mwarakoze, cyangwa na Nyungwe niba bana ntoya yana mwambuke muri bya bihugu by'abaturanyi hirya tubemere nyine nk'abantu bakunda amashyamba. Umuntu rero w'inshuti yawe ukwegereye ashyizemo ako kantu ntabwo ubura kugiramo ikikango. Ariko nyakubahwa chairman ikintu cyadukomeje tukaguma muri ubu Bugesera ni vision yanyu, nuko twizerera muri mwebwe. Twaravuze tuti twarebye vision mufitiye u Rwanda, tureba vision mufitiye buno Bugesera, no tukicara tukiganiriza tukavuga ariko situvugishije ukuri umusaza agize gutya afata ikibuga agikubise mu Bugesera, afashe imihanda. Nyakubahwa chairman hano hari abantu baca muri iriya mihanda ya Gahanga baza hano i Bugesera bakifotoza bakabeshya ngo bari bari mu Burayi kandi bari bari mu Bugesera. Ukareba ibyo bintu byose kavuga ati ndaguma hano byanze bikunze. Turahaguma bigenda neza turatura turatekana. Ariko noneho nyakubahwa chairman ikintu mwadukoreye nk'abantu b'abajene turavuga ngo mwakoroza umuti, mwadukoreye umuti mu buryo butabaho. Tugiye tubona mu buryo butunguranye mwebwe na madame mutubereye abaturanyi b'i Bugesera. None ibintu mwabishyize ku rundi rwego nyakubahwa chairman. Ibintu ba bantu baduhamagaraga batubwira mwagiye mu mashyamba mwagiye mu iki byose wajya kumva umuntu araguhamagaye alo wanshakiye akabanza niyo kaba 15 kuri 5 ariko nanjye ngatura mu Bugesera. Ugahita wibuka ya magambo yakubwiye ukambwira umva zamuka mu ijuru rya Gasogi naho hari ibibanza n'imiturire. Bugesera bwararangiye byari hatari. Nyakubahwa chairman nkuko nabivuze ntangira ni ukuri ntabwo umuntu yabona ukuntu akomeza ikiganiro biragoye. Rero muraza gucisha amaso muri aba banyabugesera. Ikintu muri bibone cya mbere igikumwe cyabo kiri tayari bameze gutya, ariko n'aba banyakigali nuko nguko. Twebwe nk'Ibugesera ndabeshya igikumwe cyacu kimeze gute ni gutya nyakubahwa chairman. Itariki ya 15 yaradutindiye sinzi umuntu wayishyizeho ni kure bitabo ku buryo mu rwego nyine rwo kuba tayari tuba tumeze gutya kuvuga uti ntawamenya ushobora kuba uri gupitapita aho ngaho ukabona akantu k'agafomu kariho igipfunsi ukabura ateye urimanukiye uragiye ukagenda utanaseze. Abanyabugesera barabizi ko ako kageso gucaho batanaseze ataba ari ubwa mbere bagakoze, ariko nuko nguko turi tayari nyakubahwa chairman.
hari igihe uhura n'abantu nyakubahwa chairman, hari igihe uhura n'abantu bakavuga ngo iryo terambere ni iry'i Kigali, ahandi hose ntarihari n'ibiki, kandi bakuzi ugahita babwira ariko murabizi ko aho handi hose ari homba, kandi baba bazi ukuri, bakabura icyo bavuga, za nkwenkwe zabo bakazishyira hirya, ukabaha ukuri nyine ukikomereza. Rero ntago twabona ukuntu tubashimira nyakubahwa chairman. Twana twari duto tuba muri twa tuzu tw'udupfubyi tudafite icyerekezo, tudafite uwo tubwira, tutazi ngo ejo bizacya bimeze gute. Mwaratureze turakura. Mwaratureze turakura, tubamo abantu bakuru bazima aribo batwebwe. Kirenze kuri icyo twarashibutse, natwo twagize utundi twana twacu ubu ngubu iyo turi kuririmba ntabwo turirimbishwa n'agahinda, turimbishwa n'ibyishimo. Ni bamwe mu banyarwanda bato bishimye, nta stress bafite, kubera yuko babona icyizere mu babyeyi babo. Mwarakoze cyane. Nyakubahwa chairman, iyo twebwe baraye ijoro nitwe turibara, nitwe tuzi aho tuva n'aho tugana. Iyo dutekereje ku bintu byose mwadukoreye, tukaba abantu nkaba mpagaze ahangaha ndimo kuvuga gutya, ntarigeze mbona yuko icyo cyizere gishoboka. Twumva tubafitiye umwenda munini, n'umwenda tutabona ikintu twishyura, n'umwenda udashobora kuvamo. Gusa nk'abanyarwanda, nk'urubyiruko, nk'abajene, ikintu twabizeza nyakubahwa chairman ni uko turi bato batari gito. Turi bato batari gito, kandi ikindi twabizeza ni uko aha n'ahariho hose muzashingura ibirenge, muzizere yuko twahateje intambwe. Niho intambwe zacu zishingiye, muradufite kuri ubu n'ejo n'igihe kizaza. Ngana ku musozo nyakubahwa chairman, aka ni akantu kanjye, ariko ndabizi yuko n'abanyabugesera benshi tugahurijeho rwose pe. Gahunda nirangira mwaruhutse, ibintu bimeze neza, twabibabwiye yuko twebwe turi tayari, inkoko niyo ngoma, ariko ibintu nibigenda neza, mwabonyemo umwanya mwaruhutse, muzagire gutya mudutungure nyakubahwa chairman, mudutumire nk'abanyabugesera b'abaturanyi hariya mu rwuri rwanyu kabisa. Sibyo? tuze nyakubahwa chairman, dutaramire ziriya nyambo, twishime, twinegure. Mu kinyarwanda niyo habaye ibintu nk'ibi, habaho no kwinegura. Tuze twinegure, ubuzima bukomeze neza. Murakoze cyane. Hanyuma rero turi kumwe, FPR oye!
murabizi mwese yuko FPR ari umuryango w'abanyarwanda wakira bose udaheza ndetse n'ibigwi byawo bibonwa na buri wese. Rero ndagira ngo mumfashe n'amashyi menshi cyane ariko menshi twakire umubyeyi Madame Kabarisa uhagarariye ishyaka rya PER, afite byinshi bikomeye yavuga ku muryango wacu. Amashyi menshi, murakoze cyane.